Aha turi ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi, ni mu kagari ka Ngarama, akaba ari ku rugo rw'umusaza witwaga Ayinkuba Augustin. Impamvu mvuze ko yitwaga ni uko kugeza amagingo aya ntago akiri mu isi y'abazima. Impamvu rero yo kuba atakiri mu isi y'abazima, ku munsi w'ejo ku wa gatanu ngo ubwo ubuyobozi bwari buje kumusura kugira ngo barebe ubwiherero bamwubakiye niba buhari, kuko ngo bari baramwubakiye ubwiherero baranabusakara, ngo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwaraje, hanyuma bugeze muri runo rugo buhamagaye nyir'urugo nyine Ayinkuba Augustin busanga ntawurimo, ntiyitaba. Bamaze guhamagara babonye atitabye, ngo icyo bakoze kuko ku muryango hatari hakinze bahisemo gusunika urugi, hanyuma basunitse urugi basanga uwo musaza amanitse muri supanete mu nzu mu muryango yamaze gushiramo umwuka. Abaturage twe tumenya amakuru, baduha amakuru, bavugaga ko ngo impamvu y'urupfu rwe ngo ari uko ngo yimwe amabati hanyuma bakayaha abandi, ariko abo twasanze hano tuganira, abo bo mu muryango we n'abandi batabaye, batubwiye ko atari byo, ndetse atigeze ajya no mu mubare w'abantu bagomba kuzahabwa amabati, ahubwo ngo bari baramuhaye ayo kubaka ubwiherero turi buze no kubereka. Ubuyobozi bw'akarere rero ngo bukaba bwari buje kumusura kugira ngo burebe niba ubwiherero bamwubakiye bugihari, ngo bishoboke ko byari mu buryo bwo kugira ngo bazakore raporo y'ibyo bubatse. Hanyuma rero ngo bakimara kumenya iby'urupfu rwe, bagiye kureba umukazana we ndetse n'abandi baturanyi, barabazana basanga n'ubundi yimanitse mu mugozi, cyangwa se amanitse mu mugozi yashizemo umwuka, ariko abaturage bakavuga bati nta muntu yari afitanye nawe ikibazo, abe abana be, na cyane ko atari akibana n'umugore, imyaka ngo irenga 30 yari ishize atabana n'umugore we n'abana. Uyu musaza aba wenyine muri iyi nzu muri kubona hano inyuma yanjye. Hanyuma icyo bakoze rero ngo bahamagaye inzego z'umutekano zirimo polisi n'ubuyobozi bw'umurenge, baraza bahamagara n'umwe mu bahungu be batuye hano hafi, baturanye na muzehe, bari baturanye na muzehe. Hanyuma bamaze kumuhamagara nibwo ngo umurambo babonye kumanura. Umuryango rero wemeza ko ngo nta byo gukora isuzuma biri buze kubaho, ahubwo igikurikiyeho ari uko bari buze kujya kumushyingura. Nyakwigendera rero ngo akaba ari bushyingurwe uyu munsi ku isaha y'isaa 8. Bamwe mu baturage twasanze hano batabaye barimo n'uyu mugabo. Papa ngwino tuganire. Uyu mugabo nawe ni umwe mu batabaye. Uratubwira nyakwigendera mwari muziranye gute, wari umuzi ute, iby'urupfu rwe byo wabimenye ryari? Uyu nyakwigendera yi data wacu, urupfu rwe twarumenyeje mu masaa 11. Baduhamagaye batubwira ko hari ubuyobozi buje kumusura bw'akarere, buhageze busanga nta muntu utamba hano, bakomeza bajya mu rugo bajya kureba ko yaba ari mu rugo, bakomanze baramubura, basunitse urugi basanga ngo yimanitse. Niko kubimenya twese rero. Uhagera wowe wasanze ameze ate? Nta muntu bari bafitanye ibibazo, wenda akaba ariwe mwamukeka barabigizemo uruhare? Ntawe, kuko turaturanye nawe ntuye haruguru aha. Nta muntu bavuganaga nabi, yari umusaza wibera hano mu rugo, nta kibazo kindi. Tuhagera twe twasanze anagana mu mugozi, yafashe urwego arwegeka ku nzu, arangije arurira arinaganika urwego asa n'uruhirika ku ruhande. Nuko nabisanze. Umusaza w'imyaka 80 nk'uko murimo kubivuga, munavuga ko yiberaga mu nzu, murumva yari agifite imbaraga zo kuba yabona imbaraga zo kuzirika supanete, akurira akajya kwimanika? Yifashishije urwego, kuko iruhande rw'urwo rwego hari n'inkoni. Birumvikana ko yenda yafashe iyo nkoni akuyurira kuri rwa rwego, yarangiza akajya hejuru ku giti cyo hejuru mu nzu akazirika. Hanyuma kubera iki yabaga wenyine? Ikibazo, impamvu yabaga wenyine, yananiranywe n'umugore. Yabonaga n'umugore aza kwigendera hashize nk'imyaka 30 n'abana babyaranye bari kumwe nk'abana na 5 cyangwa ngira ngo ni 5 hari, barajyanye bose, nta mwana uba hano,
babyarana n'uwo mugore usibye uwo muhungu utuye hano hirya utari uw'uwo mugore. ni umusaza mwari muzi gute, mwabanaga gute? Ubundi mu buzima busanzwe umusaza yaratuwe ari umukene, noneho bigeze kugeza n'iyi saha ntiyarakibasha guhinga, urabona n'urutoki rw'ukuntu rusa n'ikigunda, nta kindi kibazo yari afite rwose. Ko bavuga ko ngo imwe mu mpamvu ishobora gutuma yiyambuye ubuzima ngo ni uko akarere kari karamwemereye amabati hanyuma ngo barayamwima, baduhamagara twe niko batubwiraga, muduhe ukuri kw'ibyo bintu. Ibyo nta byabayeho, uyu musarane ntabwo wari usakaye, ubuyobozi buza kumwemerera amabati y'ubuntu tuyashyiraho, nitwe twayashyizeho nk'umuganda, nta rindi bati bigeze bamwemerera, kuko urabona n'inzu zose zirasakaye nta kibazo. Mwanze ko nk'umuryango ngo bajya gukora isuzuma barebe wenda niba nta baba babigizemo uruhare, byo kubera iki? Impamvu twabivuze gutyo, we yahoraga abivuga avuga ati bana banjye umunsi muzasanga ndi mu nzu nashyizemo umwuka ntimuzagire ikibazo, ntimuzanyabona umuntu wanyishe, kuko yahoraga azenguruka avuga ati ngiye ndumva ngiye kwipfira, uko muzasanga ameze muzabifata uku nguku. Ubwo mwebwe murumva ari we ushobora kuba yarambiwe ubu buzima akabwiyambura? Niwe kuko yahoraga abivuga. Hagiye gukurikiraho icyo? Gukurikiraho ni ukujya kumushyingura. Mukomeze kwihangana. Namwe ni uko murakoze. Ngaho nguko nitwa Nyiraburindwi Liliyoza. Uyu musaza yari data bwo mu muryango, ubwo yari umuntu ubaho tubana neza, hariho gutya, noneho ubwo ejo twabyutse dukora umuganda nyine usanzwe dukorana n'akarere, tugenda batubwira mu gitondo tujya mu muganda, ariko yajyaga akunda kwicara hano ku muhanda haruguru twese tukamubona. Ubwo rero ejo tugiye mu muganda, tuba mu muganda nka saa saba, tuvuye mu muganda nka saa sita dukora inama, twageze muri ama saa munani, ubwo ntabwo twebwe twakurikiye kureba uwo musaza aho ari, kubera ko yaduturanye ko ntabwo twamenyaga ngo twamubonaga hicaye nk'aho hantu. Ubwo saa kumi ziragera, saa kumi n'imwe baje kuduhamagara nk'abantu b'abaturanyi be, atubwira ati akarere kagiye kuza kusura tuwarete bamuhaye aho amabati, wenda murebe ko hakoze isuku. Baravuga ati ese ko akarere wenda twari twireranywe none baragarutse nta kibazo turaje. Noneho bo baje nk'akarere, twebwe twari twagiye kwahira ubwatsi, basaga nta muntu uri mu rugo, baje nk'akarere bagera kuri iyo tuwarete, bageze kuri tuwarete basaga nta muntu uhari, bava kuri tuwarete bahita bagaruka mu rugo, baravuga ati ahantu ko batubwira ko hari umusaza uhari, twumva nta muntu uvuga. Bagaruka mu rugo, barebye mu rugo urugi yashyizeho gutya ruri ku muryango, yabaga wenyine. Umwana we w'umuhungu wari afite mutoya, umugore we yamusigiye, arafunze ari muri gereza. Yamusize, umudamu babanaga yamusize afite imyaka 4, ubu afite imyaka 20. Noneho ubwo bamaze gusanga hakinze, bo urugi yarukinze ntiyagwegezekaho urunugo rwane, akinga gutya nibwo ahura, udahuye bo barebyemo gutya basanga umuntu yimanitse mu mugozi muri saro mu muryango hagati wite, bahita babona ko yari mu mugozi yimanitse. Bahise bakata basubira inyuma, baza hano kuri uyu nguyu kuri urugo, bahita ngo bamubwira ati muranga mwebwe umuntu hano hirya uramuzi? Ati ndamuzi databukwe. Ati cyabaye urakizi? Ati ngwino tujye kureba. Bamujyana uko barebye uyu mudamu hano ati yego ma Yesu yiri, asanga nawe yimanitse gutyo. Ubwo bahise baduhamagara ku matelefone atubwira ibyabaye, atubwira ati murabizi ba musaza y'inkuba yiyahuye, ay'inkuba yiyahuye. Twaje gutyo usanga ibintu bimeze gutyo. Ubwo ni ukuvuga ngo umudamu we, nubwo ni jyewe navukiye inaha, ni Gature kanjye naho nashatse. Umudamu we bose uwo mwana yamusize afite imyaka 4, niwe babanaga, nawe aza kugira urugomo rwo kwiba, akuze yamaze kugira nk'imyaka 18, 20 akajya yiba. Yibye bamufatira mu bintu byo kwiba by'ubukubaganyi, bamujyana baramufunga, bafungiye Muhanga mu nzererezi zibaga. hanyuma yari umusaza muzi gute? Nta bantu bagiranaga ibibazo? Reka yari umusaza tubana neza, tukabana gutya, tugasabana amazi, tugasemana umuriro, tugahana igikatsi,
ariko nta kibazo kindi twari tuzi. Nubwo ejo bundi ajya kugira bucya yaraduciye no ku muhanda avuye guhaha hano mu Kabuga ku gasantere afite agafuka mu ntoki, ubwo aducara duzuza ati mwiriwe yego. Ubundi we muri kamere ye abanyeshuri bataga bakwiga saa 11 ajya kuryama, saa 11 yabaga yaryamye. none nta kintu mukeka nk'intandaro wenda yaba yatumye yiyambura ubuzima? Ubundi kubera nyine we yabaye nk'umucyo aba ari wenyine akajya avuga ati njye ndisaziye imyaka yanjye 80 ndumva nshaje ariko nta kibazo dufite twe tukavuga ati ariko umuntu yamenya igihe ajya azapfira. Ubwo nyine tukabona ko ari umuntu ukuze gutyo yibereyeho gutyo, tukamubona yicariye ku ntebe yateraga intebe hano ku muhanda tukamubona twese, ariko nta kibazo kindi yari afite. Ubwo nyine nicyo cyaje kubaho batubwira ati umusaza yiyahuye. Umuryango ngo wanze ko bamujyana kwa muganga ngo bajye kumupima, murimo kwitegura hagiye gukurikira? Nta muryango wigeze wanga, ubundi ubwo ni ukuvuga ngo twebwe baje polisi iraza n'umurenge uraza, umurenge gitifu umurenge aza aratubwira ati hano umusaza ntamubonye ava guhaha yifitiye agafuka. Ubwo baratubwira ati bose niba nta kibazo kindi kiba kindemereye mufite nta n'ikibazo twari dufite, kandi buri munsi twabaga turi kumwe tuganira dusangira duhana igitabo tunywana amazi. Baravuga ati umuntu wanyu bahaye uburenganzira mujye gushyingura, igikurikiyeho ngubu sirikire bayitubije n'umuryango we n'umudamu we, iyo myaka bamaze baratandukanye. Kuri iyi saha ubu abo bana be bamwe bari i Kibungo abandi bari ku Mugina, ni ukuvuga ngo kubera ko umuntu yavuye mu buzima bose bari kuvuga ngo bagiye kuza bashyingura umusaza wabo. Ntabwo barahagera. Umukobwa we ari i Kibungo, ariko bari kutubwira ngo bari mu nzira baza. Papa wanjye umusaza nta kibazo muziho kibi uko yabitekereje sinkuzi, uko yabipanze ntabwo nabona uburyo nkuvuga. Ari amazi ari ibintu byose numva nta kintu tutamukoreraga. Rero umuntu w'umubyeyi yagira ibyo avuga akagira n'ibyo atavuga. Umusaza wanjye ndumva ari ibyo muziho, ntigeze nkubita, ntigeze ntuka, ntigeze agira gute. Umenye iby'urupfu rwe wabimenye ryari? Nabimenye nimugoroba, ariko mu gitondo twaravuganye ndamusuhuza nti muzehe ntiwaramutse, ati yego, ati uko ndamukamura kuyobewe, bambwira gutyo. Nanjye ubwo nshinzwe iki nza hano ngo mfata akagare nanjyanye mu Kabadaha ndizamukira. Ubwo umuntu aza kumpamagara kuri telefone ati papari wawe yiyahuye. Ese yiyahuye byagenze gute? Wari nkoresheje kugira gute? Kuza kureba uko byagenze. Amateka nuko nanjye nyazi. Uhagera wasanze bimeze bite? Nasanze yaciye supanete ishyira mu mugozi ari manini. Urumva ari babyikoreye cyangwa wenda hari ababa? Oya, ntababimukoreye. Gize umuntu mbeshyira ngo mu baturanyi, gize umuntu mbeshyira ngo ni umuturanyi wabikoze, kwaba ari ukumwanga. Abantu bari bafitanye ibibazo wenda? Ntabwo nzi rwose. No mu muryango bavuze ko hari umuntu babazi baba bafitanye ikibazo, ngo njye naba mbeshye. Bose nta kindi kibazo yari afite wenda bikaba nko kurambirwa wenda kurusha abantu, cyangwa se arambiwe ikindi akaba yakiyambura ubuzima? Nta kindi kibazo muzi yari afite? Icyo nkivuze naba mbeshye. Hanyuma rero ubu hagiye gukurikiraho iki? Igomba gukurikira ni ugushaka uburyo dushaka serike tukamushyingura nta kintu. Yitwaga nde? Yitwaga Ayinkuba Agusitine. Yari afite umugore? Umugore yari amufite ariko batabana. Ese wenda wubiziho gutandukana kwe n'umugore byagenze bite? N'umudamu watubwiye ko mu minsi yashize yagiye gucyura nabwo yanga ko agaruka. Njye mvuze ngo byagenze gutya naba mbeshye. Ikibazo cy'umubyeyi n'umusaza nyimvuze ngo kimeze gutya naba mbabeshye. Amakuru wari ugifiteho kandi muturanye? Urabona ni hambere imyaka 30 yabirimo batandukanye, umwe abukwe n'undi abukwe. Ubwo rero mvuze ngo byagenze gutya naba mbeshye. Hanyuma yari afite abana bangahe wenda abana bamuvukaho umugabo? Bari hejuru y'10.
ayo makuru twayamenye nibyo, umusaza ku munsi w'ejo mu masaa 11 twamenye ayo makuru yuko ko yiyahuye, aba yamaze gushiramo umwuka, ubwo itsinda ry'akarere ndetse n'umurenge bari gusura isuku mu ngo, bageze muri urwo rugo bafunguye, bakomanze barubakingurira, barebye basanga hararangaye, barebye muri salo basanga umuntu aramanitse mu mugozi wa supanete. Umusaza rero imyaka 84, ariko ntabwo byatinze kumenya amakuru ko ku munsi wari wabanjirije uw'ejo bamuherukaga nka saa 9 avuye ku gasantere guhaha ku mukobwa abereye wabo, amubwira yuko arwaye amibe ihora imubaza amata buri munsi, yamubwira ngo igihe muzasanga napfuye muzambabarire ntimuzarire, imyaka mfite ni myinshi kandi nta mwana wanjye nshaka kurushya ajya kumvura. Bigakekwa rero yuko n'ubundi yiyahuye nk'uko yari yabanje kubivuga mbere h'umunsi umwe. N'ayo makuru ubundi imihango yo kumuherekeza ikurikiye hagiye gushyingurwa uyu munsi, yari iteganijwe aya masaha ya saa 8, hagiye guherekezwa nyine n'ibyo nuko byagiye. Rero ibya muzehe ubwo nyine urugendo rwe kuri ino si nuko rwarangiye. Tuwarete nayo wenda kameramani ayitwereke, iri hano inyuma, iriya niyo tuwarete ngo bari baramwubakiye, ubuyobozi bukaba bwari buje kureba ko tuwarete bamwubakiye ihari, ariko nyine uwo bari baje gusura bahageze basanga yamaze we kwiyambura ubuzima. Ubwo reka tubwire abasigaye ngo bakomeze kwihangana.